imirage bene imana nimukunze umurage w'u Rwanda mukunze irage ry'u Rwanda turi mu nteko ya buri wa kabiri mu nteko y'abaturage ku kagari abanyarwanda bose bakanguriwe kwitabira iyo nteko maze dusangize wacu twibaza ko umurage uri mu bantu umurage w'ubumwe abasekuruza bacu badusigiye kugira ngo dushobora kutongera guterekera no kuraguza ariko tukagira ibindi bintu byiza dukora. Uyu mubyeyi twazanye nawe yazaza akabibafashamo, arabizi cyane, yitwa Florida, arabizi aranabishinzwe. Tugafatanya na Vidasi nyakubahwa meya mu rwego rw'imibereho nyarwanda, turacyakanguriraho no gutera ibiti nyarwanda, imiko ariko ibyo biti dufasha abanyarwanda babimenye bamwe. Hari umuko, hari igicunshu, hari umuravumba, hari umuvumo, bigenda bicika kandi biri mu bikoresho ndangamurage kandi usanga by'ubutunzi, bikaba n'umuti y'urugo. Nibyo mu buryo byadufasha cyane muri korona twagiye tubyifashisha cyane kandi hari aho byafashije kandi bikabakiza. Ubwo rero ni mu buryo dushaka yuko abanyarwanda bakora mu buryo bw'imibereho ariko bakiyeraho, aho gukorera isoko cyane ariko bagahera mu rugo, korora inka, mu kuyicundira. Buriya iyo ucundiye inka ukayereza uba uhaye igihugu ko kitabura amata. Ubwo rero ko guharanira kubafasha cyane biri kuduteza igihombo y'uko duhoza ku isoko cyane kuruta mu rugo no kuhakorera. Abantu bashaje bagasaza nk'aho badafite akamaro. Icyo rero tugasanga agasaza afite ikintu azi ariko ugasanga yabaye nk'umuntu watawe mu cyaro utakitawe kandi hari ibintu azi byafasha igihugu kandi nawe bikamufasha. Muri iyo nteko rero y'umurage n'abaturage cyane cyane muri iki gihugu ko cyaduhaye no gutanga ibitekerezo cyane cyane muri iyi nteko y'abaturage, dushaka no kubishishikariza ariko bizahera muri Bweramana, ndabizi ko bizagerwaho tubinyujije mu ntangano dufite. Ibihangano dufite tugomba gutanga uwo murage uri mu Rwanda, uri mu bantu, uri no mu hantu, uri no mu bintu, mu buryo bwo guhamya ubumwe bwacu ugakwira ku isi yose, ndetse abantu ntibazongere kwiyoberwa mu buryo no mu cyumweru cyahariwe kwibuka dutekereze cyane ko turi umwe kuruta ko tureshya ibintu tubarizwamo. Ntibizongere gutekereza kureba uko umuntu twese turi umwe, uko tuvuka twese twaje guturuka mu Rwanda. Ni irage rero dushaka gufata cyane. Imisorezeho ni uko agumya atsindagira ko twese turi umwe, burya kuva umunyarwanda yabaho twese turi umwe. Ibyo bintu mubimushimire cyane, ni akantu keza. Dusoreze kuri uriya mubyeyi rero. Kuburana hoya mu nteko y'abaturage.